Mwaramutse neza. Yesu nashimwe. Tunejejwe n'Imana mu mutima, duha iki gitondo cy'umugisha. Benshi bageze ahacecekerwa iri joro, ariko twebwe Imana ihimbazwe ko bukeye turi amahoro, turi bazima. Imana y'amahoro nibishimirwe. Hanyuma numvaga hari amagambo ari ku mutima wanjye, numvaga twaganira, ariko twabona tugafatanya umuririmbyi wa 394 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Hanyuma nkabona ngasoma icyanditswe, Imana y'amahoro ikadushyigikira, kandi Imana ifashe ube maso kugira ngo wumve icyo Umwuka Wera aganira n'umutima wawe. Aho wumva Umwuka Wera agutunga agatoki, ntutume umwuka gutambukaho, wemerere Imana ikore. Imana iguhe umugisha. Durure ngo twitabe tujye mu ntambara, mbe kwicara ku mazi iki Satani akiriho. Dore ari imbere ahagaze we n'abadayimoni, twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Kwizera Kirisito, kwizera Kirisito, niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana, niyo yaneshereje abe mu bihe bya mbere. Ingabo yitwa kwizera yarabakingiye, natwe nidukingira twiringiye Yesu. Kwizera Kirisito, kwizera Kirisito, niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka, tuzabanesha twizeye twambaye intwaro ze zose. Ingofero y'agakiza, umweko w'ukuri, inkweto z'amahoro ye biradukomeza. Kwizera Kirisito, kwizera Kirisito, niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Unesha ibyaha azambikwa umwambaro wera, Yesu azavuga izina rye ku mana mu ijuru. Dukanguke dutambuke turwane intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Kwizera Kirisito, kwizera Kirisito, niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Amen. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibishimire mu izina rya Yesu. Imana irushaho gusohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Mpamanya n'umutima wanjye ko nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana. Ni nako Yobu yavuze, aravuga ngo nzi yuko ushobora byose, kandi ko ari nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Nta kintu na kimwe cyarogoya umugambi Imana igufiteho. Iminsi yawe itaravaho n'umwe, Imana yari igufite muri bije yayo, yari izi uko uzabaho, inzira uzanyuramo, ibyo uzahura nabyo. Nta na kimwe kijya gitungura Imana. Rero humura, waje uri muri bije y'Imana. Imana itugirire neza. Muri ibyo yaravuze ngo duhurure ngo twitabe tujye mu ntambara, mbe kwicara ku mazi iki Satani akiriho. Dore ari imbere ahagaze we n'abadayimoni, twiringiye umucunguzi yuko yamunesheje. Imana ishimwe. Muririmbyi ntabwo nabivugaho byose, ariko igitero cya kabiri yaravuze ngo twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana, niyo yaneshereje abe mu bihe bya mbere. Ingabo yitwa kwizera n'ingofero y'agakiza, natwe nibyo bijya bidukingira. Imana itugirire neza, kandi Imana ituganze. Niyo wavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika udafite kwizera, ntabwo bishoboka ko wanezeza Imana. Umutima utizera ntujya unezeza Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Umuririmbyi aravuze ngo abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka, tuzabanesha twambaye intwaro ze zose. Ingofero y'agakiza, umweko w'ukuri, inkweto y'amahoro ye bizadukomeza. Imana itugirire neza, kandi Imana ituganze.
ukwiriye kuba mu ijambo ry'Imana, imitekerereze yawe ugatekerereza mu ijambo, ubuzima bwawe bwa buri munsi bukaba ubw'ijambo ry'Imana kuko niyo nkota uzaneshesha abadayimoni, niyo nkota uzashikamisha karande y'aho uvuka, niyo nkota izashikamira abarozi, ijambo ry'Imana niryo rizakuneshereza muri byose, igihe uzaba uciye ukubiri n'ijambo uzamenye ngo urugamba rwose uzarwana kurunesha biragoye. Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana ituganze. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho muri iki gitondo. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri cy'Abami, turahera ku bice byaho bitanu, turasoma ibice byaho bitanu duhere ku murongo waho w'icyenda. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice byaho bitanu turahera ku murongo w'icyenda. Titire yayo iravuze ngo ibya Namani umugaba w'i Siriya w'umubembe. Icyenda haravuze ngo Namani araza azana amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani karindwi, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namani abyumvise ararakara arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambire izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, Abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'i Bwisirayeli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke? Nuko arahindukira arigendera arakaye. Imana idufashe cyane. 13 abagaragu be baramwegera baramubwira bati databuja, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze, nkanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke? Nuko aramanuka yibira muri Yorodani karindwi nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto arahumanuka. Imana itugirire neza. 15 havuze ngo iki? Haravuze ngo hanyuma agaruka n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere aramubwira ati noneho menye ko nta yindi Mana iriho mu isi yose keretse muri Isirayeli. None ndakwinginze enda ingororano y'umugaragu wawe. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, nta kintu cyose ndi bwakire. Mwakire ijambo ry'Imana. Waba uryumvira mu Rwanda, waba uryumvira hanze y'u Rwanda, dufite Imana ifite amaboko asumba y'abantu, asumba y'ibyaremwe, ni amaboko magari agera no ku mpera y'isi. Imana ihimbazwe. Ushobora kuba urimo kumvira iri jambo mu Rwanda cyangwa urimo kuryumvira hanze yarwo, kure ndetse no hafi, ariko ndashaka kukubwira ngo wemerere imbaraga z'Imana zikore, wemerere Imana isohoze icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana ituganze. Hari amagambo Yesu yigeze abwira Yohana ageze kuri Yorodani ubwo yamwegeraga ngo amubatize. Yohana yaramurebye ahinda umushyitsi, aratitira, ahindishwa umushyitsi n'uko umwami amuhagaze imbere. Arangije abona nyine aje nawe mu muhango wo kubatizwa nk'uko n'abandi bari barimo baza bakabatizwa. Yohana ahindishwa umushyitsi no kubona umwami amwegereye ngo amubatize. Hanyuma Yohana avuga ijambo rikomeye aravuga ngo databuja, ntibinkwiriye no gufungura imishumi y'inkweto zawe. Muri make ni njye wari ukwiriye kubatizwa nawe. Imana itugirire neza kandi Imana y'amahoro idufashe. Yesu aramubwira ngo emera ubikore dusohoze gukiranuka kose. Imana ituganze. Imana ituganze kandi Imana itugirire neza. Emera ubikore dusohoze gukiranuka kose. Ntabwo nguciriyeho iteka ko uri umupagani, ntabwo nguciriyeho iteka ko uri umunyabyaha, ntabwo nguciriyeho iteka ko utazi Imana, ntabwo nguciriyeho iteka nshuti yanjye. Papa, ntabwo nguciriyeho iteka. Mama, ntabwo nguciriyeho iteka. Wa mukobwa we, ntabwo nguciriyeho iteka. Ahubwo emera ubikore. N'ibyo udakora emera ubikore kugira ngo twuzuze gukiranuka kose. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari icyo usabwa gukora kugira ngo Imana igukize ikibembe cyakubayeho akarande. Hari ikibembe umuntu agira mu kazi aho akora ntibakimenye, inshuti ze ntizikimenye, abavandimwe ntibakimenye, akaba ari ikibembe yimenyaho we ndetse
n'Imana, nta wundi muntu wamenya icyo kibembe rero Imana irashaka kuvugana n'ikibembe, ariko mbere yuko Imana ivugana n'ikibembe irashaka kubanza kuvugana n'umutima wawe. Emera ukora ibyo ngibyo utarimo kwemera umwuka gusaba gukora, kugira ngo twuzuze gukiranuka kose. Ni nayo ntego y'ijambo ry'Imana numva riri mu mutima wanjye. Emera ubikore twuzuze gukiranuka kose. Imana y'amahoro itugirire neza. Ushobora kuba mu mibereho yawe uri umunyangeso nziza, ushobora kuba ugirira neza bose ubonye, ushobora kuba ugira umutima mwiza. Hari abantu burya badafite icyo bishe, badafite n'icyo bakijije muri make, bari hagati. Hari abantu bimereye batyo. Imana itugirire neza cyane. Mu rugo rwe akaba ntacyo yishe, nta n'icyo akijije. Kuba adakijijwe ntacyo bitwaye umugore, muri make nta n'icyo binamubangamiye. Ashobora kuba ari umunywanzoga, ariko nyine ku mugore we ntacyo bibangamiye. Ariko Bibiliya iravuga ngo emera n'izo nzoga uzireke, kugira ngo twuzuze gukiranuka. Ingeso nziza ufite zongereho no kureka gusinda. Haleluya! Ingeso nziza ufite zongereho no kureka gusinda. Ingeso nziza ufite zongereho no kureka guca inyuma umugore wawe. Umutima mwiza utunga karemano wavukanye wongereho no kureka kugira inzigo. Reka inzika kugira muri make. Emera n'ibyo ubikore, kugira ngo twuzuze gukiranuka kose. Imana y'amahoro itugirire neza, kandi Imana ituganze. Ijambo ry'Imana dusomye ritubwiye inkuru z'umugabo witwa Namani, umugaba w'ingabo z'i Siriya. Namani uyu Bibiliya ivuga ko yari umunyembaraga, yari umunyamaboko, ndetse yari n'umunyagikundiro ku mwami shebuja. Iyo yatabaraga, Uwiteka niwe yajyaga ahesha ingabo zabo gutsinda, niwe yajyaga ahesha batayo yabo gutsinda. Yanyuraga muri Namani agakoresha amaboko ya Namani agatsinda. Ariko Namani akagira ikibazo cy'ikibembe yambariragaho. Nubwo yari umunyacyubahiro, ari umutoni ku mwami, afite igikundiro, ariko yari afite ikibembe yambariragaho. Imana y'amahoro itugirire neza, kandi Imana ituganze. Kirazira, ntabwo waba esikoti ya perezida ufite ikibazo cy'inzara. Hari ibibazo biba byarakemutse bitewe n'umwanya urimo. Ntabwo waba uwo mu rugo kwa perezida ufite ikibazo cy'imyambarire cyangwa cy'inkweto. Oya, ntabwo waba uwo kwa perezida ufite ikibazo cy'aho kuba. Oya, ibyo bibazo biba byarakemutse. Ariko ibaza ikibembe kihagusanga, ukubahwa ufite n'ikibembe, ugakomera ufite n'ikibembe. Mbese abantu bose bakubona bagakoma yombi, ariko ufite ikibembe wiyiziho. Imana y'amahoro itugirire neza, kandi Imana ituganze. Nshuti yanjye, Imana irashaka kugukiza icyo kibembe, ariko iracyagusaba ngo emera n'ibyo ubikore, kugira ngo wuzuze gukiranuka kose. Imana y'amahoro ituganze. Hanyuma ngo rimwe baza kugaba igitero muri Isiraheli, mu gace kamwe bararwana baranesha. Hanyuma banyagayo umwana w'umukobwa w'Umuyisiraheli, bamujyana iwabo wa Namani, aba umugaragu cyangwa se umuja wa muka Namani. Uyu mukobwa rero w'Umwisirahelikazi, niba yarabibonye mu iyerekwa, niba yarabibonye mu buhe buryo ntabwo nzi inzira, niba yarabibonye sebuja agiye dushe, ntabwo nzi ukuntu yabibonye, ariko abona ikibembe kiri kuri sebuja kitajya kimenywa n'undi muntu. Abona ikibembe, hari ikibembe. Imana ifashe unyumvisha amatwi y'umwuka wera, amatwi y'umwuka ari kuri wowe ufite icyama, akaba ariyo yumvira ijambo. Hari ikibembe kitabonwa n'ibyuma by'abaganga. Ujya kwa muganga bagasanga urwaye indwara yitwa negatifu, urarembye, ariko ibyuma by'abaganga b'abahanga b'abasipesiyalisite nta ndwara bikubonamo. Ariko ijisho ry'Imana, ni sanse foyigide, ijisho ry'Imana rikakubonamo indwara, kandi abaganga barayibuze. Imana itugirire neza. Nawe wiyumvamo kurwaye, wiyumvamo kurembye, ariko nta ndwara bakubonamo. Imana y'amahoro itugirire neza. Kiba ari ikibembe cyawe bwite, ukira ari uko wegereye Imana. Imana idufashe cyane, kandi Imana ituganze. Uyu mukobwa ngo yitegereje shebuja amubonaho ibibembe, hanyuma atinya kubibwira shebuja, aza kwegera nyirabuja aramubwira ngo databuja, iyaba yemeraga agasanga umuhanuzi w'iwacu i Samariya, iyaba yemeraga akajya i Samariya agasanga umuntu w'Imana, yakamukijije ibi bibembe. Imana idufashe. Iyaba yemeraga agasa n'uwirengagizaho gato y'icyubahiro cye, agasanga umuntu w'Imana, akamwigisha uburyo umuntu akiranukira
akamwubakira Imana, akamwigisha uburyo umuntu ashobora kugira ishimwe ryera ritavanzemo inzira yo kwirwanirira. Hari uburyo umuntu agenda akajya gutanga ruswa kugira ngo abone viza ijya hanze, agatanga ruswa hanyuma akazashima Imana ko yabonye ibyangombwa kandi afite akantu yagobetsemo hagati. Ushobora kuzaba ufite uburyo uza gushima Imana ko yakubakiye inzu kandi uzi uburyo wayubakishije hari ruswa watanze. Iryo shimwe ntabwo ari iry'Imana, uba uritwerereye Imana. Mujye mureka iyi Mana tuvuga, iyi Mana dufite, iyi Mana yaduhagazeho, yabanye natwe, twe kujya tuyitwerera. Renaissance ifite amaboko yihagije, iyi Mana ni inyembaraga, twe kuyitwerera amashimwe. Amaboko yayo yakora imirimo tugashima. Imana itugirire neza. Ikintu uza gushimira Imana yakoze ni ikintu uba ubona nta nzira yari kuzabaho, nta buryo byari kuzakoreka, ariko amaboko y'Imana akaba ariyo ashoboza icyo kintu. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Ese ubundi wowe iyo utekereje wibaza ko igitangaza ari iki? Iyo bavuze igitangaza wumva ari iki? Igitangaza ni iki? Igitangaza ntabwo ari uko wabona akazi warize. Igitangaza ntabwo ari uko wabona umugabo uri umukobwa, ntabwo ari cyo gitangaza. Uri umukobwa nyine ugomba no kubona umugabo, kuko birivuga ko ikigore cyose cyagenewe ikigabo cyacyo n'ikigabo cyose cyagenewe ikigore cyacyo, niko mu Itangiriro havuga. Si igitangaza rero ko wabona umugabo uri umukobwa, ntabwo ari igitangaza ko wabyara kandi ufite umugabo. Oya, ntabwo icyo ngicyo ari igitangaza. Igitangaza ni ukuba Mariya yarabyaye nta mugabo yigeze ahura nawe. Icyo nicyo gitangaza. Haleluya, haleluya. Igitangaza ni uko Mariya yasamye inda akayitwita amezi 9 ari nta mugabo yigeze abonana nawe. Imana ishimwe. Igitangaza rero ni uko Imana yaguha akazi muri ofisi, ukayobora abanyabwenge, ukayobora abigiye ako kazi utarigeze wiga. Icyo nicyo gitangaza. Igitangaza ni uko wamenya gukora ubwenjeniyeri utarabwize. Icyo nicyo gitangaza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Dukeneye kwaguka mu mitekerereze, kwaguka mu myizerere, kugira ngo Imana y'amahoro isohoze ikigambiriye kuri twebwe. Imana y'amahoro idufashe kandi Imana itugirire neza. Nimwagure kwizera, nimwagure imitekerereze, uburyo ubana n'Imana. Ongera ugirire Imana icyizere, wumve ko Imana ari Imana ishoboye byose. Ntabwo ari Imana itanga akawunga gusa ngo nigera ku ndwara zidakira amaboko yayo ananirwe. Ntabwo ari Imana itanga minerivare gusa ngo nishyika wenda ku bugumba ngo inanirwe. Ntabwo ari Imana ikora utworoheje gusa ngo nigera ku byo bakubwiye ko bidashoboka guhinduka ngo iyo Mana inanirwe. Oya, ni Imana ikora aho imbaraga z'abantu zinaniriwe akaba ariho izayo zitangirira. Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana ituganze. Hanyuma ngo Namani abyumve, amenye ayo makuru, ngo ajya kwa sebuja gusaba urwandiko n'uburenganzira bumujyana i Samariya kugira ngo ajye guhura n'umuntu w'Imana. Imana idufashe. Ngo sebuja abyumve, arangije amwandikira urwandiko rumwemerera kugenda. Ahagurukana amatarano, ari byo maturo yari ashyiriye umuntu w'Imana kugira ngo amukize uburwayi bwe. Hanyuma hari ukuntu Imana idufashe, hari ukuntu abantu bo muri iyi minsi banduye ubuyobe, bibwira ko bari mu nzira kandi bari iruhande rw'inzira. Imana ijye dutabara cyane. Umuntu akibwira ko kuba afite amafaranga bizamuhuza n'umuhanuzi, Imana igakora ikigambiriye. Oya, hari ibyo amafaranga yawe atakora papa, hari ibyo umuryango wawe ukomeye utashobora. Hari aho amafaranga agera agasigara hanze, umuntu akinjirana n'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Byose ni byiza, bifataniriza hamwe kuzana ibyiza, ariko kandi mureke Imana ikore. Nimureke Imana ikore, mureke Imana isohoza amasezerano yayo ku bantu b'Imana. Hanyuma Namani ahagurukana itaranto, agenda asanze umuntu w'Imana. Noneho agenda yibwira ko Elisa namubona ari buze kumurembarembyaho ibiganza, kwa kundi bagusengera bakandakanda mu muhogo ngo dayimoni zikuvemo, nyabingi zivuge. Kwa kundi bagukanda umuhogo ingoto bakenda kwituritsa ngo nyabingi nizivuge. We yibwiraga ko bari bumushikamire kugira ngo amahembe amuvugiremo. Yibwiraga nyine ko ariko bari bubigenze, bari gusenge bagasarara. Asanga agihaguruka Imana yasanze umuntu w'Imana imurangira umuti uri buze kuvura uwo mugabo uje umugana. Imana itugirire neza cyane kandi Imana ituganze. Uko utekereza Imana yakora ntabwo ari ko ikora. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Hanyuma ngo agitunguka, n'iryo jambo ry'Imana twasomye, agitunguka akihagera kwa Elisa, hanyuma Elisa amutumaho, arambwira ngo nagenda agiye muri Yorodani yibiremo inshuro 7.
nagenda ajye muri yorodani yibira inshuro 7 ngo araza gukira ibibembe bye, umubiri wongere gusa n'uwundi, wongere kumera nk'uw'umwana mutoya. Imana idufashe kandi tugirire neza. Namani ngo abyumve ararakara cyane, atekereje asanga ntabwo yabura pisine iwe mu rugo nk'uko nawe ubitekereza. Atekereje asanga iwabo hari inzuzi z'icyubahiro nziza ziruta yorodani. Ararakara ababazwa n'ibyo ngibyo, arivumbura, arigendera, agendana umujinya, agenda avuga ngo ese inzuzi z'iwacu Abana na Fapa ntago ziruta ubwiza amazi y'Ibwisiraheli? Sinshobora kuba nari buyiyuhagiremo ngahumanuka ibibembe byanjye bigakira? Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Abagaragu ngo babyumve baramubwira ngo mbese databuja, uyu muntu w'Imana yaza kugusaba igikomeye gihenze ntabwo wari kugikora? Yaza kugusaba ibitambo nka kwa kundi bajya babagenza, yaza kukubwira ngo ndashaka inka ijya muri amverope kugira ngo Imana ikore, ntabwo wari kubikora? Yaza kuba kwesikorotse ntabwo wari kuba ubikoze? None kuba gusabye akantu koroheje gusa, akantu gato, yaza kukubwira ngo kugira ngo Imana igukize biragusaba gutanga miliyoni cyangwa miliyoni 2 cyangwa 3, ntabwo wari kuba uzitanze? Nk'uko muri iyi minsi barimo barabagenza mwa bantu b'Imana mwe, ntabwo wari kuba ubikoze? None kuba akubwiye ngo emera wiyuhagire, ibi ni iki kigoye? Ni iki cyakunanira? Namani ngo aracururuka asubira inyuma, aragenda ajya muri yorodani, aribira rimwe, aribira kabiri, aribira gatatu, mpaka inshuro 7 zuzuye. Amaze kuzuza inshuro 7, ni foyidide, amaze kuzuza inshuro 7 ngo umubiri we urahumanuka, ngo umera nk'uw'umwana mutoya. Agaruka akize neza rwose, ngo agarukana n'abantu be, ngo yegera umuntu w'Imana ashaka kubw'umutima ushima Imana, kubw'ishimwe ryari rimurimo. Aza ashaka gutanga igitambo kwa Elisa, aza amuzaniye amaturo, aramubwira arimo ashima, aramubwira ngo niwemere igitambo cy'umuja wawe, cy'umugaragu wawe, niwemere ituro ry'umugaragu wawe. Elisa aramubwira ngo ndakurahirira Uwiteka Imana nkorera yuko nta kintu na kimwe ndi buze kwemera, nta kintu na kimwe ndi bwakire. Nuko we yahagurutse yumva yizeye imbaraga, muri make agihaguruka iwabo yaje yizeye imbaraga z'amaboko ahagurukanye, yaje yizeye icyubahiro cye asanganywe, yaje yizeye amaturo ye, yumvaga ko nagira icyo asigira umuhanuzi hari icyo ari buze kubakoze, kuko yari yabanje kubyirata. Biza gutuma Elisa atemera no kugira na kimwe yakira, kugira ngo ataza kugira ngo ibyakoretse Bwisiraheli nawe yashyizemo ikiguzi, ataza kugira ngo yarabyishyuye, ataza kugira ngo kuba yarakize hari igitambo yatanze. Imana itugirire neza. Ku Mana ni ubuntu, gukira ku Mana ni ubuntu, ni ubuntu. Niko ijambo ry'Imana riravuga ngo niki gituma mutanga ifeza zanyu mukagura ibyo kurya bidahaza? Riravuga ngo n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mungureho ibyo kurya bizima bihaza. Kandi n'udafite ifeza nawe aze. Ku Mana ntabwo ari Ruwa Fayisali, ntabwo ku Mana ari CHUK, ntabwo ari bya bitaro bikomeye muzi. Ku Mana bavura indwara zose. Mu bitaro byo kwa Mana indwara zose zirakira, kandi ntabwo bigusaba ibitambo. Haleluya, ntabwo bigusaba ibitambo. Imana yatanze igitambo kimwe igorogota ku musaraba, ubwo yemeraga kwijishira umwana wayo w'ikinege. Yari imutangiye wowe, yari imutangiye njyewe. Ya maraso yamenetse niho hari hakubiyemo ibitambo byose. Imana y'amahoro idufashe kandi tugirire neza. Iyo Elisa aza kwemera ibi ngibi Namani yamuherezaga, iyo aza kubyakira yari kugenda avuga ngo ndashimira Imana y'Ubwisiraheli yankijije ibibembe byanjye. Ariko mu mutima nubwo atari bibwira abantu, yari gusigara ashimira ibintu, mbese ari kumva ubwishingikiriza ari ibyo yasigiye Elisa. Nta kintu Imana igishingiraho iza kugukiza. Icyo Imana ikeneye ni umutima wawe wonyine. Icyo Imana ikeneye ni ukwicira bugufi, ukemera kwibira mu maraso ya Yesu, ukemera kwibira muri ya maraso yavuye mu rubavu rwa Yesu, hamwe havuyemo amazi avanze n'amaraso, ari nayo nkomoko y'itorero. Imana itugirire neza kandi Imana ituganze. Tugiye gusenga Imana. Umuntu wumva twafatanya gusenga niwe tugiye gusangira gusenga. Imana itugirire neza. Ntabwo wabihisemo kuvukira aho wavukiye ngo wisange muri Nyabingi zingana nizo wavukiyemo, kandi Nyabingi ntabwo zireba ngo utunze za miliyari, ntabwo zireba ngo uri umukire. Nyabingi zirakubahuka. Nshuti yanjye, nta musonga w'umusirimu ubaho, umusonga wose ni umusonga. Kimwe nuko nta n'agahinda k'agasirimu kabaho. Agahinda kose ni agahinda. Agahinda karakuvogera. Ufite abasekirite bakurinda barara hejuru muri Minadoro, kakagutinyuka kakakwinjirana. Imana itugirire neza. Icyago kirakwinjirana kititaye ko ufite imbwa zirara zimuka inyuma y'urugo rwawe, inyuma y'inzu yawe mu gipangu zirara zikurinze, ufite abarinzi batandukanye bakurindira umutekano, ariko ikibembe kiragutinyuka kikakwinjirana ufite ubwo burinzi bwose. Rero Imana idufashe.
umuntu wemeye ko dusengana naba ari uca bugufi imbere y'Imana. Si ngombwa ko ngewe nkubona, ariko amaso y'Imana nakubona. Ibyo wizereye birakoreka. Imana ihimbazwe. Kadusenge. Turagushimiye mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro. Uhereye kera kose uri Imana idasaza ngo yitwaze akabando. Ingoma yawe ni iy'ibihe byinshi, ni iy'ibihe byose. Ntabwo watowe n'abantu ngo wenda tugire ubwoba yuko manda yawe iri bugufi kurangira, wenda ibyo watubwiye bitarasohoraga imitima yacu ihagarare. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibyo ngibyo. Imana ihimbazwa. Hari umuntu uciye bugufi, hari umuntu wumvise iri jambo ahindishwa umushyitsi naryo, atekereje asanga hari ikibembe kimuriho. Mwami, ashobora kuba aryumvise ari muri Amerika, ashobora kuba aryumvise ari muri Canada, ashobora kuba abyumvise ari mu gihugu cy'Abarabu, ashobora kuba aryumvise ari mu Bugande cyangwa ari muri Kenya, ari Tanzania, ari i Kongo. Mwami, ashobora kuba aryumvise ari mu bihugu bitandukanye, ariko uyu muntu uciye bugufi ndasabye kugira ngo ukize umutima we. Mwami, numara kumukiriza umutima, umukize ikibembe cyari kimubujije amahoro, mukize ikibembe cyatumaga ataryama ngo asinzire, umukize abone amaboko y'Imana. Urakoze mwami Yesu, turagushimiye, tugushimiye imbaraga zawe nyinshi. Inyuma y'ibi ngibi twizeye amashimwe. Himbazwa ko wumvishije gusenga, ni mu izina rya Kristo Yesu urakoze. Amen, amen.